What's up, my people? This is Bruce Melodie, aka Iditangaza Munyakazi. Yo, this coming Saturday I'm performing live in Paris, France. Go grab your ticket, cause it's about to go down. That's why I'm going to Mandoga Kaitsinga. Hey guys, my people, my brother. Ndagusuje kandi mwifurije kugubwa neza. Wihebeye Iwacu Bliss. Wowe wihebeye kandi wakunze igitangaza mu bitangaza. Y'agaciro kandi komeza dukurikirane. I promise ko nazabima kubagezaho amakuru azabagezweho mu Rwanda ndetse no ku isi yose muri rusange. Les amis, reka amakuru yacu tutangirire ku mugabane w'Uburayi. Ni mu mujyi wa Paris, ari mu gihugu cy'Ubufaransa. Aherereye umusore w'umunyarwanda, amazina ye yitwa Iwacu Bliss, yavutse mu mwaka w'1992. Bisobanuye ko afite imyaka 30 y'amavuko. Iwacu Bliss ayamamaye mu muziki w'u Rwanda nka Bruce Melodie. Kuri uyu munsi aherereye ku mugabane w'Uburayi mu kijyanye no kwamaza ibihangano bye ku ruhando mpuzamahanga. Ni igikorwa yise European Tour ashyigikiyemo na rebo ya mbere hano mu gihugu cy'u Rwanda 155 AM iyobowe na Couchgaelk, ifite producer mwiza nka Melodie wafashije uyu muhanzi guhera mu myaka 10 yatambutse kugeza kuri uyu munsi. Melodie wumva akanya nkubwira ni umuhanzi wakoreye indirimbo Bruce Melodie yitwa Katerina, akaba ari nayo ndirimbo ya mbere hit Bruce Melodie agira mu ndirimbo zose yasohoye. Iyi ndirimbo ikaba imaze kurebwa n'abagera kuri miliyoni 12 ku rubuga rwa YouTube n'ibihumbi 400. Iyi ndirimbo Bruce Melodie akaba yarayikorewe na Melodie. Bisobanuye iki kumva kaka kanya Melodie ari umu producer ujyana na Bruce Melodie ahantu hose Bruce Melodie ari, yaba ari mu gitaramo yaba ari kuri televiziyo. Melodie akaba ari ugomba gucurangira Bruce Melodie. Ni ikintu cyiza, ni iterambere, kuko niba aka kanya Bruce Melodie yarafataga amafaranga ye akagenda akishyura umu producer akamukorera indirimbo, ariko baka kanya akaba barizwa muri rebo ifite ubushobozi bwo kumukorera indirimbo, nta mafaranga yagiye kwishyura ngo diyo ngo duciririkanye ngo bigende gutya, ahubwo arabona korabo y'umuhanzi. Melodie agahita azana ibicurangisho bakarikodinga ubundi indirimbo igasohoka. Kuri uyu munsi Bruce Melodie aherereye mu gihugu cy'Ubufaransa ara mu mujyi wa Paris, aza gukorera igitaramo kuri uyu munsi. Igitaramo kiri buze gutangira ku isaha y'isa z'umugoroba kuri uyu munsi ku wa gatandatu. Bruce Melodie yaherukaga mu gihugu cy'Ubufaransa tariki 28 z'ukwa gatandatu umwaka wa 2022 mu gitaramo yakoreye mu mujyi w'Irire n'ubundi mu gihugu cy'Ubufaransa. Ibintu biza kugenda neza cyane kandi abafaransa baramwishimira. Hari nayo mpamvu banyotewe bakifuza ko uyu muhanzi yagaruka mu gihugu cy'Ubufaransa. Byarashobokaga ko Bruce Melodie yari kugaruka mu gihugu cy'Ubufaransa agasubira Irire, ariko nk'umuhanzi uri kwamaza ibihangano bye ku ruhando mpuzamahanga yaramuka agumye Irire, noneho baba promoters bayirirwa banenga ngo yagiye gukorera ibitaramo mu cyaro. Nubwo mu Irire na hari ahantu hari umujyi ukomeye cyane mu gihugu cy'Ubufaransa, ntabwo wabwira umuntu ko wagiye mu Bufaransa ugakora ibitaramo birenze kimwe ukavayo udakoreye igitaramo mu mujyi wa Paris. Akaba ariyo mpamvu Bruce Melodie yageze i Paris, kuko nta hantu iyo urebye showbiz yo mu gihugu cy'Ubufaransa cyangwa se entertainment yo mu Bufaransa ishingiye cyane i Paris, kuko niho usanga abastari bagiye batandukanye. Ni ukuvuga ngo buri mustari wese urekeje mu gihugu cy'Ubufaransa akenshi usanga ari i Paris. Niba rero kwamamaza ibikorwa byawe ku ruhando mpuzamahanga wifuza ko umuziki wawe waguka ukageraho ukagera naho ugera, niyo mpamvu Bruce Melodie yahise muri Irire ndetse agahitamo ni Paris. Kuri uyu munsi tariki 11 Bruce Melodie araza gukora igitaramo cye kibanziriza cya nyuma azakorera hariya mu mujyi wa Geneva mu gihugu cya Swiss. Igitaramo azagikora tariki 17, ni ukuvuga ngo umubare 7 n'ubundi ugomba kugaruka. Bruce Melodie igitaramo cya mbere yatangiye yakoze muri iki gikorwa yise European Tour yagikoreye mu gihugu cya Norvège mu mujyi wa Oslo hari tariki 7 z'ukwezi kwa gatanu. Birumvikana ko kuri uyu munsi ni tariki 11, ariko none hazasoza European Tour tariki 17. Wa mubare 7 ugomba kugarukamo umunsi ku wundi. Hari ikiganiro nakoze mvuga ku gitaramo Bruce Melodie azitabira hano mu gihugu cy'u Rwanda cyateguwe n'iserukiramuco kirimo abahanzi bagiye batandukanye b'ibyamamare mu Rwanda ndetse no muri Afurika muri rusange, by'umwihariko bamaze gufata n'isi yose, kuko iyo uvuze izina nka Kizz wita wumva ko ibintu hari urwego byamaze kugeraho. Ni igitaramo cyateguwe n'iserukiramuco kizaba kirimo Kizz, kirimo Shiba. Uyu Shiba yakoranye indirimbo na Bruce Melodie bise Mbelazo. Kizaba kirimo Ariel Ways, Logan Joe, Killer Debres, Mio Bosco, Ishkevini, France ndetse n'abandi bagiye batandukanye utirengagije Bruce Melodie.
nk'umwe mu bahanzi bazaba bari kubahari kuri uyu munsi ari abahanzi bavuga ko aribo bazaba ari banini muri icyo gitaramo kizaba gihari, kuko iyo urebye abamuhanzi nka Niyo Boss ukareba Kevin ukareba France ukareba Colandi Brace ukareba Ariel Ways ubona ko bose nta numwe ufite izina ryajya guhangana na Bruce Melodie. Abahanzi bazaba bahari bakuru kuri uwo munsi ni Kizz Daniel nk'umuhanzi w'umunsi, hari Bruce Melodie ndetse na Shiba. Twagarukaga ikiganiro nakoze nagarukaga ko Bruce Melodie kuba icyo gitaramo baragiteguye bagashyiramo Bruce Melodie ndetse hari na Kizz Daniel ni korabo abateguye igitaramo bateguriye Bruce Melodie. Ibi ngibi nkabigarukaho gute? Bruce Melodie iyo agiye gusaba korabo umuhanzi, ikintu cya mbere akora, abantu mukunda kumva muvuga ko natangije ijambo rivuga ngo my people my brother, iki gitangazamakuru kikugezaho amakuru avugwa ku gitangaza mu bitangaza Bruce Melodie. Bruce Melodie agiye gukorana n'umuhanzi indirimbo, ikintu cya mbere abanza gutegura ni ugufata wa muhanzi bakaba inshuti. Niba wifuza guha ikintu cyiza abakunzi we cyangwa se abanyarwanda, arabanza agategura ikintu cyitwa ubushuti muri uwo muhanzi. Nibyo wabonye ari kumwe na Harmonize mwita umuvandimwe, nibyo wabonye ari kumwe na Eddy Kenzo, barenjoyinga cyane, bamarana igihe cy'icyumweru kirenga icyumweru hano mu gihugu cy'u Rwanda ari kumwe na Eddy Kenzo. Ajya muri Tanzania mara n'ibyumweru 2 na Harmonize, kandi buri kimwe cyose cyishyurwa na Bruce Melodie, yaba hoteli barimo ndetse n'ahantu hose bagiye. Bruce Melodie akora arabanza agahuza n'uyu muhanzi kuri buri kintu cyose, ku buryo noneho ahantu Bruce Melodie ari wa muhanzi azajya yumva ariho yakabaye ari. Kuri uyu munsi Bruce Melodie ntagatinya gufata ka video ari Paris, ubundi yajya kugapostinga agashyiramo indirimbo ya Kizz Daniel. No kuvuga ngo noneho cya kintu cyo kuvuga ngo my brother my friend cyatangiye. Nibahurira mu gitaramo Kizz Daniel azaba yamaze kwiyumva mu izina Bruce Melodie, ari naho hazava cya gikorwa cyo kuvuga ngo dukoranye indirimbo hari abantu benshi byakurura, twakorana ikintu cyiza. Rezami Bruce Melodie iki gitaramo azakizamo tariki 13 ndetse na 12 z'ukwezi kwa 8 mwaka 2022. Kuri uyu munsi ari Paris mu gihugu cy'Ufaransa, aza gukorera igitaramo ku mugoroba, ndetse aritegura no gushyira hanze indirimbo yitwa Alice yakoranye na Inosby. Akaba ari mu ndirimbo nziza cyane rwose muzabasha kumva, irimo ururimi rw'igifaransa rwiganjemo cyane. Bruce Melodie featuring Inosby, indirimbo akaba arayise Alice. Bruce Melodie akaba ari Paris, azava yerekeza mu gihugu cya Suisse mu mujyi wa Geneve. Rezami gura tike yawe hakiri kare kugira ngo uyu wa gatandatu utaza gucikwa cyangwa se ibi byiza ugatandukana nabyo biri buze kubera i Paris mu gihugu cy'Ufaransa, aho bari buze kwenjoyinga indirimbo z'igitangaza mu bitangaza. Bruce Melodie nta muntu umwe utemerewe kwitabira iki gitaramo, waba uri umurundi, umugande, umutanzania, by'umwihariko umunyarwanda ndetse no mu Faransa. Aho uri hose ku isi ukunda umuziki nyarwanda ndetse n'ibihangano bya nyarwanda, ukunda ko cyangwa se wifuza ko umuziki nyarwanda hari wava naho wagera, rezami tuze guhurira hariya mu Paris mu gihugu cy'Ufaransa. Rezami ndagushimiye, ngende Olivier Fernandez, kanda subscribe kuri YouTube channel Bruce Melodie Media kugira ujye ubasha kubona amakuru ku gihe. Rezami, see you, love you guys.